Mu gihe cyose rero umaze gusetinga izi settings zose tukweretse ahangaha, wibuke kugenda ujye muri telefone yawe ukande kuri buto yo kuyizimya utsindagireho cyane, niharangiza haraza ijambo restart na power off. Wowe uhite uristatinga telefone yawe, uraza uzamura akangaka hejuru uristatinge telefone yawe yiyatse, yongere yizimye, yongere yiyatse kugira ngo iruhure ubwonko bwayo cyangwa imikorere yayo yongere yiruhure, yiyatse yizimye kandi yongere yiyatse, iraba icyo gihe itunganyije systeme zayo neza, ziperforming neza, telefone yawe ibibaye mu cyagari. Wibuke kandi yuko ugomba kuba wareba batiri yawe, niba idafite ibibazo bikomeye ube wakongera nawe ukabe wayihindura, icyo gihe ugashyiramo indi bateri kugira ngo telefone yawe itazagira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Kandi batiri iyo ari yose birashoboka yuko yahindurwa, nta kidasanzwe kirimo, batiri iyo ari yose muri telefone ibasha guhindurwa. Kurebera hamwe bimwe mu mpamvu zituma telefone yashobora gukonsoma umuriro mwinshi cyangwa se ikabasha gukoresha internet nyinshi cyangwa se data nyinshi. Icyo gihe rero nta kindi kibitera, iyo uje muri setting ya telefone yawe ukaza ukinjiramo gutya, uhita uza ukamanuka ahanditse bateri, kugira ngo urahabona ahangaha. Iyo uje ukajya ahanditse bateri uraza ukinjirayo. Iyo winjiye rero usanga harimo uburyo bugiye butandukanye. Biba byiza iyo batiri yawe isevinze muri save power gutya ukayisevingamo, bituma idakonsoma umuriro mwinshi. Ngira ngo ni nabyo biri hano ahangaha, ngira ngo urahabona. Uraza ukinjira gutya ukabasha gusevinga batiri yawe gutya kugira ngo ye gukonsoma umuriro mwinshi. Noneho si ibyo gusa, kuko urongera ukaza ahangaha, ukaza naho ukafungura kugira ngo telefone yawe igire ikonsome batiri level yayo igende ari nkeya, ye gukonsoma mwinshi. Ukomeje ukazamuka kugeza kuri 75, icyo gihe ikonsoma umuriro mwinshi, ikawukonsoma ukumirwa. So nta kindi ukora rero, uhita ugaruka ahangaha inyuma, ukaza muri customer power saver ahangaha, naho ukaza ukareba zimwe muri applications hano udakunda gukoresha, ukaza ukazirebamo gutya. Iki gihe iyo telefone yawe sevinze muri hano muri run in background, hano barakubwira ngo more power is consumed when is on. Iri on irakonsoma cyane, ikonsoma umuriro mwinshi. Icyo gihe rero ugomba kuza ukayishyira hano hasi kuri ahangaha, ugomba kuza ukayemeza. Okay, si ibyo gusa, ivuyeho uhita ugaruka ahangaha muri power saver option. Ahangaha muri power saver option akinjirayo. Iyo winjiye muri power saver option, ugomba kuza kuri sleep standby optimize, ukaza ukaba wahafungura, naho akaba hafunguye. Nabyo bituma itabasha ngo this phone run on low power mode, iraraninga, igenda gakeya mu bijyanye no gukonsoma umuriro. Uraza ukafungura rero, nawe iyo usanzwe ugafunze uragafungura. Okay, dukomeze tugende turebe n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo gihe telefone yawe iba iri konsoma umuriro mwinshi. Aha rero naho ntabwo uba ugomba kuza kuhafungura ngo habe on, haba ugomba kuba hari off gutya, kuko iyo hafunguye hano baravuga ngo high performance mode consume more power. Iyo hafunguye telefone yawe ikonsoma imbaraga nyinshi z'umuriro wa telefone yawe. Si ibyo byonyine rero ukora, uraza hano ugasubira inyuma. Iyo usubiye inyuma rero uraza ukareba ahangaha hasi handitse app manager. Iyo uje hano muri app manager rero, ngira ngo urahabona naho, ukaza ukinjirayo gutya. Nta kindi ukora, uhita uza hano kuri list, izi list ukaza ukinjirayo, urasanga application zawe zose list yazo. Uraza rero ugafata zimwe muri application udakeneye, nk'urugero ngiye ninjire kuri iyi ngiyi, uraza ugahita uyikoreza hano handitse install. Iyi ngiyi icyo gihe utazikeneye uraza ukazikora muri telefone yawe, ukaza kuri install ukayikora muri telefone yawe. Icyo gihe ntabwo ibasha gukonsoma umuriro mwinshi cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya, ntabwo ugomba gukoresha telefone yawe mu gihe iri kuri chargeur
ugomba kwirinda kuyikoresha kuko bituma ikonsoma umuriro mwinshi, yewe ikashyuha ikagenda gake igatangira gukora nabi, bigatuma batiri yawe icika imbaraga. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwirinda ni ukubaho telefone yawe wayikoresha data zifunguye mu gihe iri ku muriro, ugomba kuba wareka kuyikoresha. Ikindi kintu ugomba gusobanukirwa neza, ugomba kuza ugafunga GPS, ugafunga location, ugafunga wifi, ugafunga data, ugafunga ibindi bintu byose bishobora gukonsoma umuriro mu gihe bitari ngombwa ko ubikeneye. Ikindi kintu uba ugomba kumenya kandi telefone yawe mu gihe iramutse ifite ikibazo cya batiri ishaje, ugomba kuyihindurira batiri kugira ngo ye kuba yateza ibibazo byinshi muri telefone yawe. Funga rero zimwe muri application cyangwa bimwe mu bikorwa bidakenewe gukoreshwa muri telefone yawe kugira ngo ubashe kuba wayirinda gushyuha no gukonsoma data nyinshi. Ikindi kintu muzirikana, ugende urebe hano hasi aha ndahakwereka, urebe aha hasi ahangaha kuri uturongo dutatu uze ukirikeho, urasanga hano hari ama application menshi wagiye ukoresha uko bukeye n'uko bwije. Uraza rero ugahita ukanda hano kuri cross, ugahita ubikozinga gutya, ugahita ugakora cross. Ibi byose ukabisiba, usanga hari megabyte biba byakonsumye muri background, ukahakozinga gutya kwereka megabyte zakoreshejwe. Urabona ko twebwe zagakoreshejwe, ariko we nongeye ukabikora urabona megabyte nyinshi byakonsumye mu gihe background yaho yari iri gukora. Okay, ugende rero urebe ama application amwe agiye atandukanye muri telefone yawe udakeneye gukoresha, ugende uyasibemo avemo. Guys, nawe tufuza ko video yaba ndende ariko byinshi bigiye bitandukanye urabisobanukiwe. Kora subscribe, ufungure inzogera niba wowe uri mushyashya hano, wowe dusanga muri kudeshapo uri umuntu w'umugabo. Ciao ciao, tuzasubire mu biganiro byacu by'ubutaha.